ngewe nabonye ama live ya Yago mbona live avugamo abantu ngo batamushaka ntabwo ubwo bagushaka ndo bibaho ntago wabonye umuntu wanditse ngo amaji ngo hanze ngo Yago yakoranye nabo ngo na amaji n'inyogoye ngo nta maji nta nyogoye nubundi bavuga ati amaji n'inyogoye nibo bantu ba Yago turamaze wiki namwe nibo bantu babanyoko no buretse nkubwiza ukuri nukuvuga ngo umuntu ushaka kubiba urwango mu bantu uwo muntu ntago azangira mu matwi yego none se nje nimba nago twarakoranye indirimbo bitwaye nimba yarakoranye n'inyogoye bitwaye ibi bintu byose byishwe n'ibi bintu ngo bya space mwazanye na melody nawe nkubwiza ukuri warambwiye ngo nago nzi gukoresha yarabivuze ko utazi Twitter X nayo sibye ko nta kosa mfite kutayikoresha nta yindi shitani bamo kandi buri wese abikora mu nyungu ze mu bantu bagushinjiramo Fazo akaza Amag the Black Amag se ba munshinja hiki inde Amag se shaka kwajyaga mukorana uturirimbo byibuze akagaruka mu kazi ubu kaba rwose aho bereye umuhitinzi ukomeye nta mu gihurira ngira ngo wese yagakoza akampamagara yarampamagaye yagakoze se arambura wamuhakora bono kuri mero ariko wowe niyo ubona akeneye wowe niyo ubona akeneye akagaruka byibuze mu miziki tukongera tukamwumva Musanze se we yishakira ko wenda mugurira nka firigo ko naza zikora urumva buretse se Bruce Melody rekana nakwihanize n'imbere y'abantu si nshaka ko kote faible zacu tuzivuga hano wari wumva mvuga ngo yibagishije inda buretse cyane nawe wemeranya n'abavuga ko iyo Double G atabaho utari kubaho abantu bavuga ko waje Double G se ni mama mvuga mu busani mu busani nari kubaho hani ngo Double G ariwe papa ariwe waberekereye ariwe no muri jalousie bakavuga ko ngo oya Double G yaramfashije ntago nabireka ni nkiye se n'igikuza mu mutwe ukavuga uti Double G kweri Double G agira ubumuntu bushobora no gutiza urugi ariko akanga ubugoryi Double G yanije igikapu bag kino kigura bingahe gito ndakijyana bakinyibire Rwamagana Double G akajya amamagara ko nyene kujya kuri Nili ngo stempo zanje ngo ndazitwara muke nkabwira Double G ndaza kukikuzanira ngumva ubwo ni nko guhoza kugira ngo amenye ko kiri hafi ejo ne exam bro ndavuga no Double G ikintu ngiye kumukorera ngiye kugura ikindi gikapu ngihe umumotari akijyana si yakijyanye se yego aracyanga ncene igikapu cyanje bro ubwo nari nicaye muri studio na piano menya yari ahari piano the groove man niga yangezeho ndavuga se uyu turi ku munsi wo kubeshya bigiye kugenda gute ubu gahunda ni ukurwana ikintu Arija arambwira Arija the boy bondo urimo nka diplomate so muzi ndamuzi arambwira ngo Double G ari hano hanze kandi nari namubwiye ko ndi Rwamagana kandi iyo nzu nta hantu mu gikari wanyura nafashe umwanzuro ndamubwira rero ubu gahunda ihari nta nubwo yigeze asakuza yari yicariye tu niyo nzu nta na toilette yo mu nzu yabagamo. Ubwo nakuye ngo phone
ubwo gucuranga byanze nta mirongo, nibwo nahise ndirimba indirimbo yitwa urupfu, twari tuyifitanye. Nanga urupfu urabuzima rwambika ubusa, nta munsi kuri rwupfa ubusa, kuki rutambisa. Iyi niyo ndirimbo Double J. Ewa ni hadiko. Ndavuga ati sasa rero kama mbaya ndasota. Mani niga yankubise itabureti y'ubururu ndayibuka mu mugongo. Niteguye umutwe. Ahita ambwira ngo we ntuzongere kunyigiraho igishyitsi. Ahita agenda mani ntaby'igikapu. Nabonye banyatatse Amani na Semuhungu nyine. Iki? Ndamaze. Nicyo utazibagirwa ku bihe mwagiranye. Semuhungu. Mwagiranye ibihe. Nuko Alright, Jalas Official TV twongeye kubasuhuza, twizere ko mumeze neza cyane. Tubifurije intangiriro nziza z'ukwezi kwa Nyakanga, ukwezi kwiza cyane gufite igisobanuro, ariko kandi ngira ngo murabizi ni igikorwa kirimbanije turimo, cyatangiye no mu minsi ishize, aho mu minsi iri imbere abanyarwanda bagomba kwihitiramo umukuru w'igihugu ubabereye. Mu matora rero ateganyijwe vuba cyane kuri 15 n'ubundi z'uku kwezi twatangiye. Ntangira mbwira n'abantu nti rwose nyaboneka abantu mutariyimura ku mariste ibintu nk'ibyo mugerageze. So rero ni nayo mpamvu ngize ntyamba mpuye n'uyu muvandimwe yari yarankwebye koko. Yitwa Ama-G The Black. Yes. Ama-G The Black. Yego. Haraciyemo agahe kweri? Haraciyemo igihe. Haraciyemo igihe ariko burya hari igihe biba ngombwa ko nabyo bibaho. None se ni ibintu wari warapanze uravuga uti uyu mwanya ngiye kwihaga pose niyima abantu kuko no ubusanzwe ntibapfuka kuboneka bitari no kuvuga ngo nabone interview. Jara reka nkubwize ukuri rero ngewe ibintu byanjye byose baba bifite schedule. No kuvuga ngo hari ibyo nari mpugiyemo, harimo imishinga y'umuziki, cyane ko ninjiye mu mishinga myinshi, nyine umuziki umera nk'uba annex y'ibindi bikorwa. Kandi noneho nza guhura n'umugabo umwe ndanamushimira mu minsi ishize, arambwira ati umweru n'umweru, umukara n'umukara. Yego. Kuba ujya mu tundi tuzi turabigukunda, ariko wibuka icyatumye dukunda Ama-G The Black. So rero narindi mu mishinga yo gukora indirimbo nyinshi, ama videos, ku buryo nyine kujya mbona dutiza kabisa kuri social media. Hariyo nabonye uri kumwe na AB na Green P. Ntago ari imwe, ni nyinshi bazagenda bazi. Abonye ufite indirimbo na Sean Breeze. Yes, amaherezo iri hanze yo. Shimira n'abafana banjye kudacika intege. Bara nabakunzi rero kabisa. Abafana wenda niba ari baza bishyushye comment ariko abakunzi barahahora. Nimba uri kuri Ama-G The Black Official ugakora subscribe, buri ubutanze imbaraga zawe kandi bigaragaza urukundo. So rero byamfasha umwanya wo kwitekerezaho, ndavuga abantu wa mugani ndikwigisha abantu gukora firigo, ndi mu bintu by'ubworozi, ndi mu biki, ndavuga reka mfate umwanya mbanze nitekerezeho, mbanze nkora ibintu namenyereje bantu, kuko abantu bose nagiye no mu mafilime ariko nkibagirwa ko Double nagombaga kubanza gutanga umuziki nk'uko nawumenyereje abantu. Yego. Bimeze nk'uko wari ufite restaurant bazi ko ari capati n'ibishyimbo, ejo ukatangira kuzana amadegede. Capati n'ibishyimbo ukabubiretse ukabugiye mu madegede mu biki. Ikintu abantu bagukundiye ibyo ntabwo ugomba kukirekura, kuko ariko nanone gutanga umusanzu
habe ku rubyiruko ku banyarwanda muri rusange nabyo biba biri ngombwa. yego hari igihe wigomwa kimwe ariko mu gihe ubu tuvuge nk'abantu narindi gutoza biriya bintu byanjye urabizi wowe Yego. wanangeragaho ubu bose ni abantu bazima bari gukora mu kazi nyine ubushomeri bameze nk'aho babuteye umugeri. kabisa ikindi n'ahandi ndi gukorera ibindi bintu byo byose narindimo. So rero nkirirwa mu biganiro mbabwira uburyo akazi ariko ka mbere, nkirirwa mu biki n'ibiki ariko nkibagirwa ko abantu burya bamenye kubera umuziki. So ubu rero nigarutseho kabisa. aka kabara sasuka ako kabara rwose ruhinja nagashyizemo buriya abandi baba bari mu kazi kabo nanjye ngoma ninjiye mu muziki. Ewana kabisa ugera nabonye uri umuntu w'abantu nawe. Iyo ugeze ahantu abantu hari n'ubwo umuntu atakuvuga izina nkumva avuza indirimbo nk'umuntu. Ushaka ko avuga cyangwa akavuga nk'izina ryawe gica ati Amajide Amajide. So rero nibyo nari mpugiyemo ariko ndishimira ko kabisa iyi si itariki ya mbere ngira ngo njyewe mvuka muri uku kwezi n'ubundi. Yego rwose ku ijoro ry'iya kane ukwezi kwari Nyakanga nanjye narasesekaye kuko sinari kwanga. ni indirimbo yanjye yitwa Uruhinja. urarira si muri uku isi wahageze siko sinaho wazaba amatora. Yego uku kwezi rero ku ya kane n'umunsi wo kwibohora. Njyewe navutse ku munsi wo kwibohora kabisa. Ntago njyewe nakubeshya ariko nyine ubuzima bwa muntu ubundi bwagakwiye kugira episode ku buryo nyine uvuga ngo uyu mwaka ndakora iki kwiha inshingano. Yes nibyo rero narindimo ariko nishimiye kuba ndi kuri Jaras Official ku itariki ya mbere kabisa. Yes. Ukuba waravutse ku munsi wo kwibohora hari aho bihuriye no kuba uri kumwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi mu gikorwa cyo kwiyamamaza. Ndagira ngo tunagijeho cya campaign. Yes. Ni ukuvuga ngo erega jara reka nkubwize ukuri. Ibintu biba bigaragara. Ni ukuvuga ngo njyewe ndi kumwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi kabisa. Badukuye mu icuraburindi musaza yakoze iyo bwabaga yakoze ibishoboka byose. Nibi byose turi kuvuga ahangaha ni ukubera umusaza rwose ijana ku ijana. Njyewe ni nubwo niyo mpamvu nanaririmbye ndirimbo mvuga ngo twarayarangije. Kuko njyewe ntuzi ntorende ntawe njyewe ntago byakunda. We warabisoje. Ikindi n'abadepite nabo bara PF Inkotanyi kuko buriya mu rugo umwana yararewemo bikwereka n'abana bakuriyemo cyangwa n'abandi bantu barubayemo. Gahunda rero ni yayindi nkoko niyo ngoma umuntu atora uko yihitiyemo. Njyewe gahunda yanjye ni ku gipfunsi ni gutya still n'ubundi urabona ko bari no kuduha n'akazi kabisa. Sibyo ikintu cyiza abahanzi kuri no nshuro rwose Amajide uruhare rw'umuhanzi muri kurubona tuvugisha ukuri rwose pe. Bushido ari kumwe na Knowless kuri stage. Bushido nabonye hagarariye injyana na Rider. Melody ari kumwe na Bwiza kabisa kuri stage. Bya bintu by'amakimbirane yari amaze iminsi. Oya hari aho ntabyo wabona. Bya bintu by'amakimbirane ngo timu urumva iyi campaign nubwo ari y'amatora ariko ifite n'ikindi kintu isigiye abantu b'abahanzi nyarwanda. Habe ku buryo bw'amafaranga habe no mu buryo bwo kwiyunga abatari gura bagahura. Yes ejo bundi nabonye no pujya ariko ari Cyangugu kabisa. ari kumwe na Bruce Melody rwose aka video umva nanjye ngafite. Nabonye The Ben yaririmbye indirimbo ya Kitoko yesubiyemo. Urumva twese nk'abahanzi turi muri iyi ariko noneho nshimira abaturage uburyo kiba ari kwakira abahanzi kabisa. Ikanyinya mvuye uburyo urukundo abaturage banyeretse amva turacyakomeje wasiribanganyije. ubundi arije baravuga ngo ahantu hige
higeze kuba imodoka ntihagira sinzi ni ngahahoze ahabaye imodoka ntihabura icyuma sinzi ibintu ntihabura wenda nk'icyuma cyo mu modoka moteri cyangwa cyane ku buryo niganye na ba Makanyaga urumva ariko ntago wambwira ko ntazi urubaho nitushe nanjye biragiye kukubwira ariko ntibigutangaze ko umwana wanjye ashobora abandusha gukoresha telefone yanjye ibyo rero bikwereka iterambere sibyo kabisa none sugo urambwira ko umurinzi w'ibyagezweho ibi bintu byagezweho bivunanye niyo mpamvu twifuza ko bikomeza kabisa abandi bantu baza bashaka kubizanamo ibintu nazi burankunda umusaza hari ijambo yakunze kuvuga cyane ni naryo ngubu nsigaye ngenderaho ninde wishwe n'ibitutsi ninde se muntuke uruvugo se rw'ijana ari indi ndirimbo ejo narindi kumva ya Medina na amaso yanjye abona ibyiza byawe Adrien Misigaro ngo baririmba gute ubwiza bwawe mbona nkaso yanjye oya nashakaga kuyikora challenge birananira ntago nababeshya urumva urana nkakura nawe ngo yagerageza gake ariko akoze hani amaso yawe yabonye amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe uri mwiza musaza we nangeze muri studio mbwiyo bita move ngo arambwira ati ibyo hoye warushaka uruje gufatira bore ya Meddy ngahita yikoramo kabamvuga ati uri mwiza musaza we amaso yanjye areba ibyiza yatugejejeho uri mwiza musaza we arambwira ati nubwo ufite igitekerezo kizima ariko ntago biri kuririmbika neza ubwo bandavuze nti ndareba muzanjye kabisa ayo matora mudusaba twarayara rero nari natangiriye wari wahereye kuri iyi ari ibintu byanga umusa urumva butanayibuka ndayizi ndayikunda uko wansanze uko niko natunze nyine ngewe nari nzi ko ahubwo ba Silivizo muri ko mudakora ibigomba gukora nimba iryo jwi nimba nge ntaryo mfite ntago oya nibyo man ibyagezweho ni byiza turabishima respect kabisa kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndi na proud yo kumuvuga ndi proud ya FPR Inkotanyi kabisa ndi proud yo kuba ndi umunyarwanda ufite umutekano umeze neza utekanye ndi proud y'ibirakabari kuma ibyo nabyo tujye tubyongeraho nubwo tuba turi gukora umuziki ariko tugomba no gukora iki no gushyira itafari ku gihugu cyacu ntago tuzabifata byose ngo tubirundire ku musaza oya natwe dukure amaboko mu mifuka tumwereke ko tumuri inyuma yes none se amaji amakuru ya Semuhungu nabonye uri mu bamwakiriye rwose mubanye neza ariko reka mubaze Semuhungu hari ikibazo kirimo we ntacyo none se buwa ko turi none se kutagiye guhita ukigira ikibazo ariko urambaje kubaza bitera kumenya yego sibyo ariko uramwe ngo reka nkubaze ubwo ni ikibazo niyo mpamvu nanjye ntyakire nk'ikibazo nyese ndamubona rega Semuhungu ameze neza Eric Semuhungu ameze neza ni umwana mwiza twarahuye mu ry'ubuzima koko tuzima buraribwa tumeze neza nta kibazo ariko abantu babifata kwinshi njyewe na Semuhungu twahuye mu buryo bugendanye na business n'ubundi twarabibonaga ko ari business yes ntago rero Semuhungu ibyo bamuvugaho byose njyewe si arya nta kabizu wamuhayera njyewe
video nabonye njye se ndi Keniso nako wiki amabizu ni ibyo byose mani hashize iminsi najya ku mbuga nkoranyambaga kubera ibyo nari ngusobanuriye ruguru nabonye byinshi abonye rwose mwagiranye ibihe byiza inyuma mu modoka umuntu uri ku kavideo si Benzora ni Benzo twari turi kugana ahantu base Benzo ntiyarimo avunda yica business murimo oya ntago business rero mwese mwafashe imitwe yanyu nimba mwarayishyizemo amavunja njyewe uranzi ibyo bavuga kuri Semuhungu nibye n'igiti cye nibyo rero byanjye n'ibyanjye na Semuhungu ndanamushuje ahantu ari business rwose iri hafi gutangira ibyo bindi umva ntago bindeba pe nicyo utazibagirwa ku bihe mwagiranye Semuhungu mwagiranye ibihe nuko atajya yica isaha ubwo analize zanyu ubwo ndazumvishe njye numva mbere yuko mvuga ntago ajya yica isaha nimba kubwe ngo ni saa moya ni saa moya yega ni umunyamerika ako kantu kibuke ahubwo yaguye ku madolari azayamaho iki nago mwanya muri business itarimo amafaranga irimo amafaranga ariko buriya reka nkubwiye iyo ubibye utegereza kuzasarura yego ntago wabiba ngo muhite muzana ibyo bigori duteye none atubyotse oya urategereza ariko nta bindi bintu bibi nabonye banyatatse Amani na Semuhungu nyine iki ndamaze nibyo rero babishakira abantu bakunda ibyo bintu byo kuvuga ngo kugira ngo bemeze ko ibyo bintu bari gukeka ari byo ngo ubyitwaremo nk'uko bimeze kandi jewe cyiza nuko wowe ubunzi nicyo kimbabaje ko ari wowe unzi abantu badukurikiye batazi aferi z'ukuntu ushobora kunyinisha bikaba ibindi bindi umvise ndeba ifoto ndeba ifoto byabaye kabisa ibikize semani wamuca muri bugera ubwo se wambwira ngo kuri stade narabibonye abantu ubwinshi bw'abantu cyakoze abanyarwanda baritabira by the way kambashimira ubwitabire iriya match yabaye ya Peri na Rayon wabonye ko nyine abanyarwanda ari polisi na APR birabera nubundi mu mahoro president nataha amahoro noneho ni hatari ariko nyine byagaragaje ko abantu bitabira ibyo myidagaduro igomba kubaho nabonye ibitaramo noneho byo mu baturage byo muri campaign ukuntu abaturage bitabira basa neza wow so rero abonye yago mumumereye nabi we utese ariko yago muramushaka yavuzeho iki nibuka ko mwakoranye korabo si twayikoze se isi irarengana cyane si wowe iririmba none se ko yavuze ko basani mwaramutereranye ibintu bigaragara none se amajitse byemera none se njyewe nabonye ama live ya Yago mbona live avugamo abantu ngo batamushaka ntabwo ubwo bagushaka byo bibaho none se ugira ngo abantu ubusenge abantu bose baranshaka none se nyine ariko icyambere ni ukuvuga ngo no gutekereza ibyo bintu ukabica amazi do your business kora ibyawe niwita ku bandi bantu barakudindiza mu mutwe ushiduke hari n'ibintu wagombaga kugeraho ntago wabonye umuntu wanditse ngo amaji ngo hanze ngo Yago yakoranye nabo ngo na amaji n'inyogoye ngo nta maji nta nyogoye nubundi bavuga ati
Amaji n'inyogoye nibo bantu bayago turamaze wiki namwe nibo bantu babanyoko no buretse nkubwiza ukuri ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kubiba urwango mu bantu uwo muntu ntago azangira mu matwi yego none se njye nimba ntago twarakoranye indirimbo bitwaye nimba yarakoranye n'inyogoye bitwaye ibi bintu byose byishwe n'ibi bintu ngo bya space mwazanye na Melody nawe nkubwiza ukuri warambwiye ngo ntago nzi gukoresha yarabivuze ko utazi Twitter X nayo sibye ko nta kosa mfite kutayikoresha urumva buretse se Bruce Melody rekana nakwihanize n'imbere y'abantu sinshaka ko kote faible zacu tuzivuga hano okay wari wumva mvuga ngo yibagishije inda buretse nese nabyivuze harije nyine ngiye ntago macaka nimba ntakunda Twitter cyangwa iyo X nuko nzi ko hari ibintu by'amatiku bivugirwaho kandi simbikunda nimba ndi n'umuturage ndamaze okay ariko nta mpamvu yo kujya kuri ibyo bintu ngo numva abantu bari kumamagara ngo wumvishe ukuntu bavuze ngo bana ngo yavuze ngo akwishyurira indirimbo yarakoze nimba yaranabikoze yarakoze ariko njye se wari wumva mvuga ibye twubane ni bibi kukwishyurira indirimbo ni bibi yarakoze ndamushimiye iki si byose none se gushimira byo ni bibi oya nabyo ni byiza sawa none se okay numvise none se bimaze iki kubivuga ubu icyiza rero nuko Amaji kuba Melody yakwishyurira indirimbo ni akantu keza yego none se we ntago coach Gael azimwishyurira icyo tucyumvikaneho ntago tuza abantu bishyurirwa indirimbo se usibye ko nashaka no kubitindaho ibyo bintu yanyishyuriye indirimbo ega nawe nashimye ariko nawe yaragushimye avuga ko uri mu bantu bamwigishije ibintu n'ucakura umujyana muri nshiki aya ni nshiki za konseri mwajyaga mu super bitabizi Melody nuko uri umubyeyi mba nkunyurije ujya kurabura urarabura abantu Melody ari gushyira surenge ku muhanda ni muri nshiki ese muri nshiki niwo mu nkokora ave mwana ariko njye turabura nuko abantu benshi bakunda kungereranya na Melody ariko ni nabyo kuko twaje n'ubundi abantu batadukeka ko byagenda gute noneho ikintu cyaje kubaho nk'uko Melody yaje bitewe wenda n'injyana twagiye turirimba nyine urabona revo yagezeho noneho abaniga bahita bavuga ati ko na Maji batari kumwe hariya iyo niyo confusion y'abantu bafite arakubazwa koko baramumbaza wambanye iserere wa mugabo we Papa Brita umbana wese waramworoheye ubu se bwo ndi kumworohera urumva Melody ni chance twebwe ibi bintu dukora tumeze nk'abakinnyi ushobora kuba uri muri utanze baro washakaga gutsinda igitego watanga pasi undi muntu akagitsinda cyane rwose ariko icyambere nuko nta rwangano dufitanye yego cyo nicyo cyambere noneho Melody ari numvise nabivugaho nabyo avuga ko bizi rega Melody turi inshuti kurusha ibindi bintu byose mutekereza noneho kubera ko njewe ubundi ubuzima bwanjye bumeze gutya ni flat ushobora kubona ngo hasi hejuru cyane nkunda ubuzima bumeze uko buringaniye ariko buguma kimwe ngo nimba Melody aguze Barabas nuguhita Amaji we yaguze igiye nimba Melody ari inkoko Amaji we ko ari kurya ibishyimbo bite kuki Amaji atagenda ngo abwire Melody ngo wamaye ku nkoko
ko tubaziranye Yego. ntago mbave baba bivuga pe Mm. ariko twese dufite uburyo ki dutwaramo ubuzima bwacu. Yego. Eko icyambere Mm. inyuma ya kamera niko babivuga, turahura tukishima tukiyibutsa ibya kera, ibyo bishyimbo akabiryaho nanjye iyo nkoko nkayirumaho, tukavuga tuti ngaha dusubireyo tugaruke. Nkambwira ati rero njyewe ngiye Nigeria nanjye ngiye mu kajagari, nugaruka uzambwira. Nuko tumeze kabisa. reka nkubwe ubu sinanjye njyenyine, abantu bose twabanye nawe reka tunamuvugeho kuko niwe muntu twavuga ko tutanamukomojeho. Ejo nari nibereye live, umuntu arambwira ngo Amaji we ngo warakennye koko, ngo biragaragara ko ngo iyo telefone uri gukoresha ngo uwo uri gukoresha agatelefone kawe ngo mu gihe ngo Melody ngo ari gukoresha 15 Pro ngo iMac. Aba bantu baracaka babona twitse utabizi. Urumva ni ukuvuga ngo ibi byiza byose agezeho, ikigaragara nanjye baba banyifuza ko nabigeraho. Yego. Ariko siko bimeze, ntago ariko bimeze. Natera imbere aratera imbere, yes, nanjye aho ndi ndacyari hahandi. Ni nko kuvuga ngo nimba Jaras wareganye n'umuntu ukaba wibereye kuri Jaras Official, azakubaza ati wabonye ko runaka we akora kuri iki gitangazamakuru kirenze, yagiye kuri BBC, Jaras biri kugucanga. Nyine Melody ya mbere cyitegererezo kibi cy'abantu ukuntu banyakira. Igihe cyose ibikorwa byawe bigereranywa nk'ibya Melody, kandi si turi imijyana imwe, kuba turi inshuti nibyo byonyine. Kandi ukuntu twabaziye twarazanye, iyo urebye nk'indirimbo nka za turi ku ishuri cyangwa twararangije n'iki men, kandi uko atera imbere ni ku mwanya we aziyogoje bukadutama kandi gakorabora. Coach Gaere yakwemerera ariko nawe yashoye chef nanjye, ariko harayo nasho erega mwikangisha amafaranga bro. Hano hantu nibyo nakubwiraga, nabonye ahantu turi kugenda turirimbira Melody navuze ngo umuntu ni uw'abantu. Urumva numva Melody ari muri management yo muri 155, yego, wenda ntago amasezerano bimwemerera. Rero simuveba jewe mveba, wenda nta nubwo bikenewe mwana, muzumve ziriya izo twakoze zo ntago zihagije. muziyongoze kabisa nk'abantu bo mu Kajyasi. Kuba mu Kajyasi no kuririmbana nta bintu bibiri. Abantu bo mu Gatenga bose bazaririmba, ariko hafi abantu bacinya baririmba. Abo mu Gatenga hafi ya bose bo bararirimbanye. None ngewe ntago naririmbanye nawe. Ubuzi ko Shaganzi haryo ubwo umuntu wo mu Kajyasi na Double G kandi mufitanye ingoma. Double G dufitanye nyinshi cyane, nyinshi kabya nyinshi se gute. Dufitanye indirimbo yitwa uretse gato. Nemeye icyaha se urayizi? Ndayizi ya gospel. Zibaye zingahe? Ubwo zise ziba nyinshi cyane. Hari n'indi turakomezanya. Njye mani mfitanye indirimbo nta muhanzi wo mu Rwanda wo kuri asubone nde tudafitanye indirimbo ra. Kereka bano batipe banyu bano new generation. Ariko abandi bose ndumva mfitanye indirimbo na Senderi Ndaramushuje, mfitanye indirimbo na Mama Butera Jean Knowless, Melody, Tom Close, Riderman, Urban Boys, Dream Boy, Platin Boys ntabwo mufitanye indirimbo. Ntago batuyifitanye. Ndabyibutse. Ariko se oya ubwo Zizu yabikozemo uruhare, arambona agaseka. Barimo nanjye ndimo turayifitanye. Muri arambura agaseka bitse nzago ifitanye na benshi. Urumva ko ngiye kuvuga bose nsanze barimo. Bose barimo. Ubwo na Kitoko ajemo bibarwa kabisa. Ubwo ndi nindera
Miss Jojo Hoya, Mm. KGB, Mm. Family Squad. Mm. Ariko mwana Mm. uzi ko Mm. tumaze muri ibi bintu igihe Eh. Rafiki turayifite ikigundi Eh. umuturanyi mubi Mubi. so rero njyewe ntago Eh. ibi bintu bya music Mhm. ntago njyewe nkibifata nk'ibintu tw'utwana kuri njye Mm. kuko no kuba umuntu akiriho gutya ari kwidegembya gutya akora Mhm. ni ukubera ibyo twakoze mbere Mm. cyane Ese nawe wemeranya n'abavuga ko iyo Double G atabaho utari kubaho? Hari abantu bavuga ko waje mu Double G se ni mama iki mvuga mu busani. mu busani nari kubaho Hani ngo Double G ariwe papa ariwe waberekereye ariwe no muri jalousie bakavuga ko ngo oya Double G yaramfashije ntago nabireka twarafashanyije ariko nari kubaho nose mbere ya Double G sinakoraga Emile Nzeyimana Double G ga muri Saint-Andre nje nabaga ndi stu mu minsi ishize numvise agaruka kuri story y'indirimbo bihoye iki bihoye iki yayiganire na Vio wanje avuga ko bari yayikuye hari ikiganiro niba twari turi ku irayidi oya ariko irayidi Double G avuga kuri ntabwo mwari muvuye isheni njyewe nta bintu by'agashene birimo oya Double G muzi ari kubakebura ati wabona mugiye kujya kuvuga ngo ni iki wapi Double G ahubwo ajya kwandika bihoye iki nta nubwo yanditse turi kumwe ariko ndibuka ko twagiye home tukaganira na Vie sinzi ukuntu iryo jambo ryajemo tuza kumenya ko Vie rero nawe ni umuntu ukunda blague nyinshi amubwira ko cya kintu ipfupfu bijyanye bimeze nk'imihiro hano ngo babyita bihoye iki abantu bashatse kukurwanya bihoye iki ngo nubundi ko mbona nazanye abo bantu bari kwihora rero Double G nawe ni umuntu wumva cyane kandi ni umuntu uri intellectuel uzi kumva akaba ya developa ijambo rimwe akarikoramo n'igitabo ubwo ngiye kumva numva mu gitondo ngo bihoye yes nuko Double G twabanye nawe mu bihe binini cyane ni nk'iye se n'igikuza mu mutwe ukavuga uti Double G kweri Double G agira ubumuntu bushobora no gutiza urugi ariko akanga ubugoryi Double G ni wa muntu ushobora gufata ukamukubita miliyoni 2 ngo ririmba ntayahakure akayaha abaturage ariko kabisa ndabyibuka Rubavu ndayoka wabayoka no wamubwira ngo Rubavu haraho yasize yita umukiza nimba yishyuriye wenda miliyoni 2 wamubwira ngo wenda hari nka phone yasize aho ngaho kuri yo wenda aho hantu irabuze yakubwira ati phone yanjye nari nacagenza nyuma yuko mbaye miliyoni zanjye 2 iri ngo ntago ngo hari shifting iki ntago ibyo bintu abashaka kubyumva nukuri inzu zitagira amapine yanayisunika kumubwira ngo miliyoni ze zisigaye aho na phone murayijyanye njyewe namubonaga bigenze uko wenda urugero bagiye badukorera utuntu tw'udukoryo cyangwa se turi mu modoka ngo hagarara ndashaka kwihagarika hano imbere ntuhagarare uzi ko nsaba imbabazi yewe nsetse nicyo gitwenge hari abandi bazagiseka uko abazi iyo melody uraho neza urumva noneho uzi ko nsaba imbabazi nkasaba imbabazi umushoferi wowe kabyara we nimba ushaka amahoro ko umuntu akubwiye wakumvisha rero abantu bazi kumutwara neza ni abantu baba bamaranye igihe b'inshuti ze
ariko ni nabyo man. Icya kabiri ikintu uvuze cyuko adakunda ubugoryi. oya Ewa, umva nkubwire have rwose kora ibindi ni umwana mwiza pe. ariko uzanye ubugoryi ubwo nyine uba uzamuye kamere ahita bijisho. ubwo rero ntuzi ukuntu ijisho nako urupfu rwihinduranya amabara Ewa. ni nawe wazanye ijambo rivuga ngo nyamabara Ese none se urupfu nturuzi ni nyamabara uruvu. iyo rugeze mu cyatsi ubwo ni icyatsi rwagera mu mutuku ntumenya n'iryo bara ririkuye uwo niwe uwo bita Double G's Stana. urumva Buda Ubu ndi kureba Double G. ubu wabona n'ibi turi kuvuga simfite amahoro urajya kuvuga wa musenzi we wamucakaho iki Double G gusabye imbabazi ku mugaragaro mbabarira rwose ni ukugira ngo abantu bamenye uko bazajya bakwitwara tazamuyobera ugasanga Double G rwose icyo kintu uri kuvuga nawe arakizi ko tukiziranye. nta bintu Tugiye byinshi gukwitanira muri East African Party kandi dufitanye gigi y'ahantu irapfa ipfuye mburukurumu wa kanira pe kuko ari ku munota wa nyuma Abuba namuhamagaye urabizi ewana Abuba arambwira ati rero Double G kunarakara kuraho phone mbanyikuye tuba dukubitanye undi munsi umunsi wari ukurikiyeho siko umuntu amubona akazana udusha ya Double G twigeze gupfa ikintu kimwe akora ibintu bidahuye n'icyo kintu Double G urabyibuka na Melody arabyibuka n'abo bita ba Poji bose abantu bose twari turi kumwe barabyibuka Double G yanije igikapu bag kino kigura bingahe gito ndakijyana bakinyibiri Rwamagana Double G akajyamo amagara ko nyene kujya kuri niri ngo stempo zanje ngo ndazitwara muke nabwira Double G ndaza kukikuzanira mwumva ubwo ni nko guhoza kugira ngo amenye ko kiri hafi ejo ni exam bro ndavuga noneho Double G ikintu ngiye kumukorera ngiye kugura ikindi gikapu ngihe umumotari akijyane si yakijyanye se yego aracyanga nceneye igikapu cyanjye bro nubwo nari nicaye muri studio na piano menya yari ahari Piano the Groove man niga yangezeho ndavuga uyu turi ku munsi wo kubeshya bigiye kugenda gute ubu gahunda ni ukurwana ikintu Arija arambwira Arija the boy ngondo uri nka diplomate so muzi ndamuzi arambwira ngo Double G ari hano hanze kandi nari namubwiye ko ndi Rwamagana kandi iyo nzu nta hantu mu gikari wanyura nafashe umwanzuro ndabona rero ubu gahunda ihari nta nubwo yigeze asakuza yari yicariye tu niyo nzu nta na toilette yo mu nzu yabagamo ubwo nakuye ngo phone ubwo gucuranga byanze nta mirongo nibwo nahise ndirimba indirimbo yitwa urupfu twari tuyifitanye nanga urupfu urabuzima rwambika ubusa nta munsi kuri rwupfa ubusa kucira utambisa iyi niyo ndirimbo Double G ewa ni hadiko ndavuga ati sasa rero kama mbaya ndasota mani niga yankubise itabureti y'ubururu ndayibuka mu mugongo nari niteguye umutwe ahita ambwira ngo we ntuzongere kunyigiraho igishyitsi ahita agenda mani nta by'igikapu uzi kugukubita mani hari abakiriya ndabaga ati shada
sinjye umbonye mvuye mu maso kuko n'umumotari yari ari aho amutegereje. sinzi umusinici wangambaniye aravuga ngo arimo gafunga ati arimo yatumye n'akantu aba yibereye hari n'igihe ninanura mwana nkahita numva ka gataburete karegutse se. ariko byamaye isomo ko nta kumukinisha kurimo buriya nuko utajya uganira na bariya batafuganga ngo ubabwire, ariko ndamwifuriza ko muzaganira izi sitori zose arazizi kabisa. ariko ndamwubaha, ni umuraperi wa danje man. nyine iyo yayishyizemo ikintu kiraba, nimba avuze ngo duhure saa 10 ukahagera n'umunota umwe, ubwo nawe ahita akubwira ati ariko njye narindiyo, ubwo rero sinzi ikibazo. Akanga umuntu wanga umwana we ibara uzi ko yigeze kwishyuza umuntu fone kwa kundi uvuga ngo ngiye kuririmba afata fone, akamwishyuza ifoto yo muri fone gusa. Fone nishaka bari ko mbone Khalifa, Papa Khalifa Gucci ariko David mani Double G akantu Melody yavuze ati ngiye umuhaye chance iminsi 365 nayifunga ndebe ubuzima bwa Double G nta bindi bintu. Nago se wabonye video ye yitwa Raporo yiyogoshesheje afite bombo mani nase ijisho ko twari turi kumwe, ijisho rise rifata umwanzuro, so kumubaza ngo none se mani ko wakuyeho igisaje ngo nanjye kuvuga ijambo rikomeye ngo si umusatsi wanjye wose kuri kurya bombo nk'umwana ngo ninde wabwiye ko ntari umwana. Bari Double G ndagukunda ahantu hose ubimenye. Double G's asiya uzumve nyakwigendera kabaka yaririmbaga Double G's asiya akubona hafi aho ndakubona. So jara rero abantu bose bo mu Kajyasi na Melody uyu wari uri kuvuga gutyo umbwira ibyo bintu bye, iyo yinjira job nubwo waba kwibuka twigeze guhurira ahantu ahita ambwira ngo hari urinde ma Kimironko ndahibuka kurinde ma ngo mubi kiragerageje kumira rero aba ni abantu uko twakuze uko twakuranye imyitwarire yabo ndayizi, ariko ntago ari mibi. Biterwa nimba umuntu ari mu kazi wa mugani nta mpamvu yo kuzana blague. Nimba umuntu agukubisa yakitaga ngo kira ngo nagakira ngo yakitaga ngo urane byayo kapo byitwa kingi ntago ari cyo ngo iyo kingi yanje ndabibona yashaka kukigereranya kuko urabizi kingi yabaga ifite stopper ku buryo ushobora gushyira mu tuntu uyituga ati wayikize kingi jara n'izina ry'Imana Double G ndamukunda. ariko se yamara yewe rero ntabwo nzi ko ushobora kuvuga nkawe, najyaga mbona rimwe turi kumuka ugenda nkawe kwa kundi ajya agenda adakoze inkweto hasi. Double G sha musaza ubundi uzabaze Melody azi Double G, Melody aranzi Double G azi Melody nanjye aranzi turaziranye ngaye baza. Ariko numvise ikintu bahuriraho kuri wowe bose, ariko nzabaza Double G numve nawe darekane kwita nanzura. Melody we numvise avuga ko umwihariko wari ugukunda umufungo. Ubwo ninjye wagiye kuririmbana na Shaggy yari akunze umuziki se kandi yarashoye. Coach Gaël ntiyabyivugiye muri The Choice koko nomero dakunda umufungo nabivuze, iryo jambo rirahari yararivuze ariko utanakunze umufungo buriya sha nakubwira iki kabisa. None se kankwaza mande wenda ntabwo nshaka gutinda kuri Double G, ndashaka kubaza aho ngaho ngendeyeho nta nari muri afesinga ka yo guhuriramo wowe amafaranga ukikomeza Double G nawe ntabyumve neza kuri Double G ntabwo byo byakunda
kuri melody twadiriye Mm. Double G nimereza nta bindi melody namubwira ati tugabanyishe wenda cyangwa se urabona ukuntu bimeze oya hari ukuntu nka Double G nka muhamagara melody ushaka kumubwira ati urabizi twarakuranye wa muhungu we ntago kuri Double G hoya oya nyine ariko ariko ushobora guhamagara Double G kamubwira uti nadirinze na 3 cyangwa na 5 ngo ni slang zikoresha namuhaye ikiraka aracyanga ndiko rwamagana ndamubwira ati Double G kuba bafite aya urajyayo ngo oya ngo ndacyafite ayo kurya ndababwira ati sha jewe ntago uyu munsi naririmba kabisa babwire bashaka undi Double G ni ikiraka ngo oya genda ibyo bintu byanyu sha ndabazi ngo nari naririmbye umunsi ushize bambwiye ngo nshaka uwa kabiri undi muntu waza mpita mbwira uwo muntu ndamubwira ati nimba yabyanze ntiwirirwe ushyiraho pressure shaka undi kandi hari igihe mu gitondo akubwira ati yadirira cyakomeje se ati mbamaga nyine Double G yibereye mu buzima bwe mani ntago nta bintu bya stress ameze neza bameze neza akunda abantu ariko upfa kutazana injari kabisa noneho melody we aho ngaho yahita ajya naparitse hanze ukimubwira ngo ni ikiraka ati mpa nimero zabo nivuganire ngo ndakuzi ubwo ufitemo injyawo urumva ukuntu tugiye dutandukanye kabisa ntabwo ushobora kubwira melody amafaranga ngo unamuryamane yanakubwira ati nkugere ubimbwire neza ibyo bintu uvuze uri tayari urabizi ariko niko gukira bigenda man kabisa Double G rero na melody nanjye uzategura hase babona twese ntago wapfa kudukosa yatari kabisa kuko ari dushaka nko kuganira nagiye ikintu wumva numenya natahiraho niko ariko urabona nk'igihe twatangiye urabona Double G muri campaign arimo melody ari muri campaign nanjye ndi muri campaign nyine bitwereka ko nubwo twatangiye dustragoringa ariko ibikorwa ntago ducika intege bifite agaciro kabyo karigaragaza aho ni sawa cyane ni nayo mpamvu utagomba gucika intege wa mugani wawe ukavuga ati ibikorwa imiziki ndayibaha hip hop nyibahate nibanga nkine filme mbasetse ariko njya mbona abahanzi mwicirwa sinzi niba ari mwese ariko njya mbona ibintu by'ingo bibicira ubwo se ushatse kuvuga iki nose reba nk'ibi bya Platini bishyushye bihari biri kuvugwa Platini yabagize iki bari kubi bya gatanya n'umugore wese nose bivuze ko indirimbo ze zahise zibambi we nago zibaye mbi ariko bica intege umusani ukabona ntahari aya Platini arahari ivugisha ukuri Platini nawe regura umuntu w'umugabo niyo mpamvu ngira ngo duhe experience umuhanzi biroroshye ko akora umuziki nyivumbura ko ari ubyo bintu mugenderaho nahise nikorera akagoma kitwa ndimbwa urayire sibyo muba mushaka no uretse gukora umuziki ku muhanzi ari ingaragu no kuwukora afite urugo nzagira ngo mpe izo experience byo mwazo ubwo urumva bisa ntago bisa nyine dusharinga ko byose urabizi none se urugo naryo uzi tuzabibaze Platini nimba ari ushaka gukomoza no kuvuga ngo hari inshingano hari uguta ubundi indirimbo tuzikora cyane cyane nijoro no kuvuga ngo nijoro ni haba ibitaramo nijoro nibwo ubundi umuntu aba ari tayari mu bintu bigendanye n'imiziki yacu kubitano noko nijoro ugomba kuba uri no mu rugo nose uzabikora gute icyari mwese nyine nari ibintu nawe wumva ukavuga uti ibi bintu uyu muntu icya kabiri abafana bacu ari umufana ugukunda kuko reka naye kuvuga ibyo bintu ibyo nabyo uvuze nibyo ibikize kuko byabaye kuri Meddy hari umufana wanditse ibaruwa avuga ati ntabwo nzi kuri umuntu ati burya nawe barampemuki kuko hari abantu baba badufana wenda tuvuge nk'igitsina gore reka mbivuge gutyo
avuga ati uyu muntu wanjye none yabonye wazanyemo undi muntu avuga ati hari n'ukuntu aba yitaka muri karitsiye ati kiyewe atari ko warebye ku makuru agezweho kareka koza utugabo abyihoreye aferawo karuvuze niko nuba ngo igikundiro cy'abahanzi na stati birakonta cyane kuko iyo urebye nyine iyo umuntu amajije kubaka urugo fanbase ye byanze bikunze iramanuka. Wowe nkubaze nimba following umukobwa kuri YouTube nako kuri Instagram urugira ngo Davido ntagiye kwikubita hasi mo gake agomba kumanuka pako yagikoze bura Davido nawe yihangane bigiye ndasuza DC Creme barakorana uretse wowe hari umuntu wifuza DC Creme none aramuhemukiye uri guseka ariko se koko wowe ese ntiyagutumiye yarantumiye ariko ndaje nshaka ukuntu njyayo Amaji we mu ibirori ibiriyo mugahamagara Amaji nuza DC Rest in Peace kuri obita Frank uramuzi producer tabye Imana man Frank producer producteur wa wundi wa danje bose wundi wa kera cyane abantu bose bajyaga kubaza amasoft ndamuzi w'umusaza ariko ubwo bibaho nabyo nako kantu nkarabuye abantu niyo mpamvu babukora rwihishwa no yakase ase jara wajumba warukajya imbere nasibona gago ne none sabaje oya nuko bimeze ubwo nyine ni ibintu bibaho ku isi yose. Okay, ni ku isi yose ase bundi jara wowe nkubaze ni kuri channel yawe akwediting ngadukomeze wowe ubona biterwa n'iki nyine icyo ngicyo cyo nacyumvise fari base iramanuka. Hari umuntu ubu gukunda yumva uruhi niyo mutabana wagumuko reka nkubwize ukuri ntago kandi ngiye kukubeshya nakuze nkunda umuntu ntago ari uwo mu Rwanda sanazi sikazanamenye ariko naraje kumwanga njye bigenze gutyo nawe gutyo rero niyo mpamvu n'abandi bagomba kwiyakira none Rihanna oya Beyonce nakundaga umuntu witwa Celine Dion aramemukira akora ubukwe muvaho gize ngo natatso bitati wasave mbona Wizkid turabipfa ikirenze kuri ibyo Wizkid aza no gukora concert araduhombya ndavuga ko uyu mutipe ari ukuntu nyine n'ibintu bimeze biri automatique man cyakoza kandi kuvuga ko niko man babyita harya ngo ni crash ari ukuntu umuntu uba umufana nase nkwazi mu kibuga ntago abakinnyi bafite abantu babakunda cyane ziko Cristiano hari abantu bamuvuyeho bakikundira noneho abantu noneho bakunze umuntu yitwa Nduru ya muhungu we nibwo namumenye yitwa wo mu Rwanda oya wakoze divorce yitwa uwese Hakimi Ashraf Hakimi nese ntago bahise bamufana nimba uko bese avuga ati dore umukinnyi wa danje nta n'igitego wenda yatsinze rero icyo kintu nyine gituma sinzi ikibazo kiba kirimo Ashraf Hakimi kabisa rano umusaza abakobwa bose bavuga ati ariko arabajya bavuga ati nta Hakimi nta mani nge no wari wambona mu kibuga ati bose ni kimwe gute gute nge wambonye ndi gukina nge oya icyo yakundiwe oya nyine ikisi yamumenyeyo oya nase so urugero ntanze rwiza so atamani nani washaka kumenya ikintu atunze ngewe ariko niko bivuga abaturage banje
ngiye nitungira urukundo rwanjye n'abaturage nta kindi. Umutungo ni ngo umutungo wawe nguri mu kanwa ngo ni mobile. Sono mobile ibyo abantu rega batuvuga byinshi kandi batazi ariko byo ari byo ari byinshi cyane. Ni byinshi ariko ngurihisha mu nda kabisa ngo nta muntu wamenya amakuru. Icyambere ni amakuru. Kuyatsimba. Ayahe makuru se? Kuyatsimba. Ubu ndaje imbere y'itangazamakuru ndi guhisha amakuru. Abanyamakuru mwambereye gute koko? Okay. Nacyo. Reka cyishize. Reka ibyo mbibone kubitindaho. Yo kukwita ngo amani buhakimi. Aya bantu nyine bavuga ibyo bashatse mani. So bazi se. Namani rururu amani. So ubundi bacecetse babi. Sinzi pe. Sinzi kabisa. Abantu baravuga. By the way, uyu munsi umuntu wagize anniversaire, joyeux anniversaire kuri wowe. Uwari we wese. Tuyimwifurize kabisa aherereye. Ariko niya wiregereje. Ariko ama je mvuka kurenya z'ukwa karindwi. None se buriya wowe nko kuri anniversaire nk'abantu bawe nk'umuntu wadukurikiye. Ya yose abantu badukurikira baba gukunda hivuga ati amaji buriya nk'umuntu yakugurira ikira keke. Kekera. Ngewe reka nkubwiza ukuri. Keke ntiwayene. Nimero zanjye zirazwi narazivuze. 0788845519 irindazi bombo inkweto bagutemo any gift wari we wese mani ntago wamenya. Hari igihe ako mwakwigaragaje we mwakwigaragaje hari igihe umuntu agukorera nka surprise ukibaza uti uyu muntu uzi ko ari umuntu uzi ko ashobora kubaza ko kohereje irindazi akakohereza nk'ibihumbi 500 kubera nyine kubera ubushobozi bwe akumva ko muri tiriyari ye senkisa ariko kugurira icyayi ati aka kana kanywa icyayi. Ibyo rero byagiye binanira abantu cyane bakajya bifunga mwana nkabiboneye muri guma mu rugo cyagiye nambara amasarubeti niruka mu mafirigo na nubu ariko se mafirigo byaheze firigo se sinzi ikora ibiraka turabikora rwose. Njyewe mwana ntabwo akazi n'akazi ariko nuko ngiye guha umwanya cyane music ariko ukimpamagara kuri nimero mvuze haruguru n'ubundi serivisi kugeraho kandi neza. Ajara wowe uri kuvugira fata telefone yawe. Ndayifite rwose ijya kurisha se hera ku rugo ngire se 0788 44519 nushaka ubu yabitse kuri Mokash ntuzayakoreho kugira ngo uzayanyoherereze kuri BD yanjye. Kuresha tubuni nibwo umuntu agomba kuba yagutayemo kurenye ukaba umeze neza. Naribi kurenye kabisa kibohora ni nakonje igihe mvutse haba konji ni konji mise n'igifoto ifoto urayiriye kabisa. Oya ariko no sije wibyaye uko byahuriranye. Hawuzi ko biratangaje noneho na leta kabaka akavuka kuresha tuba dukurikiranye nanjye zikaba 7. Oh yes na mbere yaho zikaba kuri yambe. Uyu ku kwezi ni kwiza kwizina ry'Imana ahubwo akakubwira undi urabona Haji Murembo Isiaka nawe ni 7 muvukira rero ubutuvugana buriya nawe yibarutse Haji bafite umunyamerika Haji wayavanga nari Haji konguzi kabisa uzasubireho nta ariko yavangura nayavangura fata yawe yashyira ku ruhande n'ayandi aya mani ariko jara twohereza amafaranga ya mani Muremba ntago ngufatiranye mu gihe nk'iki ngiki kurabizi ariko kubera iki mani umva nkubwira ikintu narangije kubona kuki abantu kunyishyura niba bibavuna niba bazi ko mfite amafaranga nimba baba bazi ko bimeze ute nawe kugira ngo rikuveho
nose bangiyemo ideni nta faranga ryamvuyeho. kazotegereza wenda haje azijajara ako murembe wa mugani kakurimo make Basi njyewe kigozi imwe ibi y'umwana indi ukorora acira rega abagabo jire ay muremba twagushuruje muri leta zunze ubumwe za muremba Amerika kandi tuba twiganirira cyane rwose Nibyo bya mbere. twiganirira abantu tuba tutaheruka nabo tuba tugomba kubagaruka tukanabasubiza Kamishi uretse bariyo eh bagiye ari benshi eh se mungu yavuyeyo eh Kamishi ariyo undi ninde Kamishi ariyo uwo muremba ariyo muremba ariyo Ernesto Ernesto n'abanyamakuru ngoboka Alpha Rwirangira ariyo Alpha nawe ari hakurya ngoboka ariko uramwibuka wakoraga gakondo ubwo rero urumva ko abo bantu bose abo bariki bariyo ba Kitoko Eric Mbabazi Shari na Nina bariyo hariyo ariko jareka nkubwira wazankoreye surprise tukajya nk'icyangu jara reka turangize ikiganiro ntabwo cyarangiye ikiganiro cyarangira ntabwo cyarangira ariko ugomba tukirangiza rero iki kiganiro karegeye Karegeya Omar Pano ndagufana. Okay, wow. Ni bon kabisa. Nawe uri Karegeya nose ni cyo umufanira. Nyine Karegeya burya nunafana umuntu uzayo mubwire kabisa. Nkunda ko akaba ari fresh natwe biba bidushimisha. Atera imetero neza. Rwose nabona umwanya tuzicare dusangire inyamaswa tu kabisa. Warambwiye uti Karegeya buriya aba yishimye iyo turi kwiganirira twatanga komande nawe kari nk'umugenzi ari mugenzi wanjye ra wowe uri mubi ko kiva amaraso nawe kari umusaza wowe ushaka kurya ihene ukayimara sinkuzi se nkuko bavuga ngo none se nawe ku nyamaswa rebaho ubwo niba ntarya ihene umusaza yarya inka reka tumusubize yahuye muhanye abari fresh kabisa buriya nk'umutegereje ko bazana icyo kurya kubwo rero nanjye umurimo wanjye washimwe n'uwiteka icara neza nicare kabisa. Anyway Amaji reka ngushimire cyane twaganiriye ibintu byinshi bigiye bitandukanye akenshi tuba tugira ngo tugaruke no kuri game nawe muri rusange ngira ngo abantu bari kubibona ko gahunda hari ni campaign yego kwa bikorwa byo kwamamaza ariko by'umwihariko Amaji the Black nawe ari kumwe cyangwa se ari ku gipfunsi yego hari igihe n'igihe njya mbona unyuzamo mu badepite ukajya no mu cyatsi hose kuko nyambona hose icyambere ahantu bashyigikiye umusaza hose uriyo ndiyo kabisa ariko ni neza. So Amaji reka gushimire rero nsoreza hanga igitaramo cya Daboji na Rider urumva uzajyayo bafite igitaramo Rider yabaye boss wa mu Bisumizi Daboji mwarakuranye bafite igitaramo cye Daboji namamagara nzaje kuko nanze kujyayo ntabwo byumva kizabera he bari bashyizeho afishe igaragaza ko cyegereje mu kwa 8 kabisa kirahari baydo natwe ariko dufite ikindi mu kwa 12 twatangiye gutegura hakiri kare. Wow. Njyewe Green P turacyari mu biganiro Pfla turi mu biganiro ariko bazagenda babimenya ubwo bivuze ko narinzi ko tugomba no kuganira kabisa ari fresh twagomba no kuganira na Daboji
ariko ntabwo bajya bamuganiriza nyine mbere y'uko ibiganiro byatekerejweho ngomba kuza ufite biye na Rider kandi zitari phobia. nyine turashaka gukora hip hop. Okay. Aho ni sawa cyane kabisa, move ya hip hop biri kugaragara ko iri kweguka. Ko nyambona munyuzamo mukanaterana ubuse. Ariko ribu yarabakebuye. Kuri ya gahunda se yuri amuhungu. Yaramukebuye ahubwo. Aya barapere mujya mugiramo akantu ko kurirekura cyane. Ubwo nyine ubwo twarakebutse. Sawa rero urakoze Jaras official. Ariko se iyo mvuze kunjyana uhita urakara, reka nsoze. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa, kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe.